benshi baribaza bati ese Yesu yari umuzungu cyangwa yari umwirabura? Uku ni ukuri gutangaje. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ukuri tudashingiye ku bitekerezo by'abantu gusa, ahubwo dushingiye ku mateka n'ibyanditswe. Aha wahita wibaza uti ese Bibiliya yo ivuga ite ku isura ya Yesu? Mu by'ukuri Bibiliya ntiyibanda cyane ku isura ya Yesu, ariko hari aho bavuga ibintu bifasha kubyumva, nko mu Byahishuwe bakavuga ko imisatsi ye yari imeze nk'ubwoya, n'andi magambo asobanura isura ikomeye. Icyumba cy'ibitekerezo TV, aho tuganira ku iyobokamana, ubuzima, inzira y'inzitane ndetse n'ubuhamya. Kurikira icyumba cy'ibitekerezo TV buri munsi. Muraho, turabasuhuje mwebwe mwese aho muherereye. Uyu mwanya tugiye kuvuga ku kibazo kibazwa n'abantu benshi mu isi y'abazima. Benshi baribaza bati ese Yesu yari umuzungu cyangwa yari umwirabura? Uku ni ukuri gutangaje. Ese wigeze wibaza niba Yesu yari umuzungu cyangwa umwirabura? Ni ikibazo abantu benshi bibaza, ariko bakagira ubwoba bwo kubivuga uko babyumva. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ukuri tudashingiye ku bitekerezo by'abantu gusa, ahubwo dushingiye ku mateka n'ibyanditswe. Reka turebere hamwe aho Yesu yakomokaga. Yesu yavukiye mu karere ka Bethlehem mu gihugu cya Isirayeli yo mu burasirazuba bwo hagati. Abantu bo muri ako karere icyo gihe ntibari abazungu nk'abo mu Burayi, kandi ntibari abirabura nk'abo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Bari bafite uruhu rwijimye cyane ndetse ruciriritse, urwo twakwita mu rurimi rw'icyongereza brown cyangwa se olive skin. Akaba yari afite imisatsi yijimye n'imiterere y'abantu bo mu burasirazuba bwo hagati. Aha wahita wibaza uti ese Bibiliya yo ivuga ite ku isura ya Yesu? Mu by'ukuri Bibiliya ntiyibanda cyane ku isura ya Yesu, ariko hari aho bavuga ibintu bifasha kubyumva, nko mu Byahishuwe bakavuga ko imisatsi ye yari imeze nk'ubwoya, n'andi magambo asobanura isura ikomeye. Ibi byagiye bituma abantu bamwe batekereza ko Yesu yari afite ibimenyetso byegera ku birabura, ariko ibi ni ibisobanuro by'icyegeranyo symbolique, ntabwo ari ifoto ya nyayo. Hari n'aho abantu bagera gutya bakibaza impamvu Yesu ashushanywa mu mabara atandukanye. Rero nk'ubu mu Burayi bashushanyije Yesu asa n'umuzungu. Muri Afurika hari amashusho amwerekana nk'umwirabura. Muri Aziya bo bamwerekana asa nabo neza neza. Impamvu ni imwe gusa: abantu benshi bashaka kubona Yesu asa nabo kugira ngo bumve bamwegereye. Ariko se wewe wakwibaza uti ukuri nyako ni ukuhe? Ukuri nyako ni uku nguku: Yesu ntiyari umuzungu w'i Burayi, kandi ntiyari n'umwirabura wa Afurika yo munsi ya Sahara. Yari umuntu wo mu burasirazuba bwo hagati, ufite uruhu rwijimye ndetse ruciriritse. Ariko ikintu cy'ingenzi kuruta byose ni iki ngiki: Yesu ntiyaje kureba ibara ry'uruhu, yaje gukiza abantu bose, abazungu, abirabura n'abandi bose uko batuye hano ku isi. None se wowe utekereza iki kuri iki kibazo? Andika igitekerezo cyawe muri comment hasi. Niba kandi ukunda ibiganiro nk'ibi, kanda subscribe, unashyireho comment ndetse unakande kuri like. Tuzongera duhure mu kindi kiganiro gikurikira. Njye mwumvaga kuri mikoro za televiziyo yitwa Icyumba cy'Ibitekerezo, nitwa Manuel Nshimiyimana, nkaba ndi inshuti yanyu y'akadasohoka. Mukomeze mugubwe neza, kandi mukomeze mushakisha ukuri, kuko Bibiliya bivuga neza ngo abantu benshi bazabaturwa no kumenya. Mugire ibihe byiza.